Muraho neza abakunzi bacu aradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Atatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikiye cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cya nyacyo. A. Ahegereye umuhanda unyerera. B. Imbere ipine ryapfumutse. C. Ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. D. Imbere hari hatangirwa serivisi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Ubu ugiye kugera mu gace aho hari ibyago byinshi bitandukanye, bakabona batatondekaho ibyapa bitanu, ahubwo agashyiraho kintu kimwe kikubwira ngo hegereye icyago kidasobanuye ukundi. Muri make icyo cyago ntabwo bagikusobanuriye, menya ko hari icyago gusa, menya ko ugomba kwitonda. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ibyapa biburira ubibona mbere, iyo ukibonye ugihitaho ukagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ukabona kugera kuri icyo kintu bari kukuburira. Ndizera ko waramusamose, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni ubuhe buremere? A. Toni 20. B. Toni 16. C. Toni 12. D. Toni 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Toni 12. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu aba ari toni 12. Noneho ku bifatanye bifite imitambiko itatu cyangwa irenga hatarimo makuzungu aba ari toni 16. Nako kantu konyine bahinduraho, babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifite amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kode nziza, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Kibazo cya gatatu kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro kikure n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Umuyobozi w'ikinyabiziga aguturutse inyuma, akwereka ko ashaka kugutepasa. Kugira ngo umwereke ko wabibonye, hari itara ukoresha kuko ntabwo mugenda mu muhanda muri guhamagarana. Iryo tara riba rigomba kuba risa rite? A. Umuhondo. B. Icyatsi kibisi. C. Umweru. D. Umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, icyatsi kibisi. Iryo tara riba rifite ibara risa icyatsi kibisi. Noneho hari ikindi kibazo babaza ngo iryo tara ry'icyatsi rishyirwa he ku kinyabiziga, uzamenye ko rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndizera ko niba kubaza iryo bara risa rite, iryo tara risa rite, uzavuga ko risa icyatsi kibisi. Bakubaza ngo rishyirwa he nabyo ugahita ubikora. Impamvu babivuzeho nuko mbazi ko hari ikibazo kibaza ko ikibazo cya kane kikabaza ngo mu mijyi no ku mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ibaho ntibuba bushobora kurenza ibihe bipimo: A toni 10, B toni 16, C toni 24, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukuvuga ngo bari kukubwira ngo ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ibaho. Ikamyo iyo ari yo yose ibaho ntiyarenza toni 10 z'ubwikorere. Hari amakamyo menshi uba usanga ikamyo itwaye andi makamyo, ahubwo ikaba itwaye nk'andi makamyo nka 3 cyangwa 4. Urumva iba yarengeje izi toni baduhaye. Ubundi hari n'ikamyo itwara nka toni 35 cyangwa se toni 40. Rero hano baduhaye toni nkeya. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ko batubwiye ngo ikamyo iyo ari yo yose ibaho ntishobora kurenza toni 10, 16, 24, kandi hari amakamyo menshi yazirenza. Ndizera ko umenya impamvu duhisemo D. Ndizera ko nikiza mu kizamini wakora mu kanya urahita ubyikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu hari iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Icyapa cy'inyongera giteye ku buhe buryo: A rifite ubuso bw'ibara ryera, B urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, C mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Hari abantu batazi gutandukanya kare na urukiramende. Ntabwo iyo bavuze kare aba ari impande enye, ariko impande zose enye ziba zingana. Iyo bavuze urukiramende aba ari impande enye, ariko haba harimo impande ebyiri ndende zingana n'ebyiri ngufi zingana. Niho rero biba bitandukanye iyo bavuze kare cyangwa urukiramende. Rero icyo cyapa kiba gifite ishusho y'urukiramende, ariko ubuso buba busa umweru. Ndizera ko ramusamo B, ndizera ko ramusyandika ku gapapuro. Video y'ibyapa nyongera narayikoze, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Subiraho uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora, kubera ko ibyapa akunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, kuko iyi ntabwo ari impande eshatu, iyi ntabwo ari impande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A komeza imbere gusa, B aho kunyuranaho imbere, C aho guhagarara umwanya munini, D inzira y'icyerekezo kimwe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, bakaba bari kukubwira ngo icyerekezo gitegetswe no gukomeza imbere gusa. Ntabwo wemerewe gukata iburyo, ntabwo wemerewe gukata ibumoso, icyerekezo gitegetswe no gukomeza imbere gusa. Bakunda kubikoresha nk'iyo hari imihanda bafunze, mujya mubibona nk'iyo habaye umupira muri stade Amahoro, cyangwa se hakaba ari nk'umuhanda wagize ikibazo bari kubereka icyerekezo gitegetswe. Kino cyapa rero kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira,
ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video irahari, subiraho uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'irivuzwe haruguru. Nibe ibinyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga? A, ibinyabiziga ndakumirwa. B, ibinyabiziga bikora ku mihanda. C, ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, ibinyabiziga ndakumirwa, na B, ibinyabiziga bikora ku mihanda bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa nka za ambulance n'ibinyabiziga bikora ku mihanda byo biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ndizera ko uramutamo D, ndizera ko uramucyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Kiba gifite ubuso bw'ibara risa gute? A, umukara. B, umweru. C, ubururu. D, umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umweru. Kiriya cyapa kivuga ko wowe ukibonye utemerewe kujyayo, ariko n'abariyo batemerewe kuvayo. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso buba busa umweru. Icyo cyapa nta kirango kiba gifite. Ndizera ko rero waramutamo B, ndizera ko waramucyandika ku papuro. Utari wahisemo, nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibyapa bakunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa se mu buryo bw'amashusho. Ikibazo cya 9 kikavuga ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Kirangwa n'ubuso bw'amabara sati: A, ubururu. B, umweru. C, umutuku. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nuvuga ngo kiriya cyapa kiba kivuga ko hahagararwamo na zino za autobisi gusa, nta yindi modoka yemerewe kuhagarara. Impamvu mu Rwanda tutabibona nuko hariya za bisi zihagarara n'izindi modoka ziba zahahagarara. Icyo cyapa cyo kiba kivuga ahantu hagenewe guhagararwamo na ziriya modoka nini gusa. Rero kiba gifite ubuso busa n'icunga rihishije. Hano rero ntabyo bashyizemo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nikiza mu kizamini wakora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangira idakomeza kigaragazwa n'ikirango, ikimenyetso cy'amabara akurikira. Kuvuga ngo ikirango no kuvuga ngo ikimenyetso ibyo byose aba ari kimwe. Kiriya cyapa kiba gifite ibirango by'amabara sate: A, umukara n'umutuku. B, umukara n'umweru. C, umweru n'umutuku. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, umweru n'umutuku. Murabizi icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ikirango gikoze nka T. Akarongo gahagaze kaba gasa umweru, agatambitse hejuru kaba gasa umutuku. Bari batubajije amabara, turavuga ko ari umweru n'umutuku. Ndizera ko waramutamo C,
ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro, ndizera ko waramutse se, ndizera ko waramutse bakikojeje mu buryo bw'amagambo cyangwa se mu buryo bw'amashusho, nabwo wahita ugikora kubera ko video irahari. Kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane? Iki cyapa ukibonye ahantu hahuriye imihanda cyaba gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Atanga inzira ku binyabiziga binini. B, gabanya umuvuduko. E, inzira abanyamaguru. C, tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. D, tanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Ni ukuvuga ngo akenshi kiriya cyapa uzakibona ugiye kwinjira mu muhanda munini. Noneho kubera hari ibinyabiziga ugiye gusangamo, bikaba ngombwa ko ari wowe ubaha inzira kubera ko ari wowe ugiye kubinjirana. Niyo mpamvu duhisemo C, tanga inzira ku bihe binyabiziga, ku binyabiziga biri kugenda mu muhanda munini ugiye kwinjiramo. Ndizera ko waramutse, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Kirangwa n'amabara sate: A, ubururu n'umweru n'umukara. B, umukara, umweru n'umuhondo. C, icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu, umweru n'umukara. Murabizi biriya byapa by'inyongera biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu hano duhisemo A, ubururu, umuzenguruko w'ubururu, umweru, ubuso bw'umweru, umukara aba ari ibirango by'umukara. Ese waramusamo A? Ese waramutse ukandika ku gapapuro utari wahisemo? Ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ubonye video y'ibyapa nyongera utari kuyibona, nyandikira kuri WhatsApp nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2, nimero yanjye mba nayibahaye. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo birabujwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Kubera iki? A, kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B, gukakira feri bidatoye no kwirinda ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hari ikintu ukora mu muhanda uri kugendamo kigahita kibangamira uko ibinyabiziga bisanzwe bigenda, kandi ibyo ngibyo biba bibujijwe. Ibihe? Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. Ugabanyije umuvuduko ku buryo budasanzwe ukagenda gahoro ku buryo n'umuntu yagusiga, bita biteza icyo bita embouteillage. Rero bigahita bibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Gukakira feri bidatuwe no kwirinda ibyago. Ibi byo ni bibi cyane, biba byaguteza n'ibyago byo kuba wabura ubuzima. Ibaze uri kugenda uri kwihuta uhise ukakira feri. Birashoboka ko hari umuyobozi w'ikinyabiziga wari uri inyuma yawe nawe aza yihuta. Kubera ukaciye feri ntago azabona igihe gihagije cyo kugira ngo nawe ahagarare, ahubwo azaza ahita kugonga, biguteza ibyago. Ibyo byago aba arimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ndizera ko waramutse, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho ukeneye kudepasa? Ni iki wakwirinda muri ibi? A, nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. B, mu muhanda w'icyerekezo kimwe. C, aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu saha. D, ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni a. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Nuvuga ngo iyo ugiye kunyuranaho umaze ukareba ko hari intera uri kurebamo imbere yawe, akenshi bavuga metero 200, ukareba ko utageze mu ikona, ubundi ukareba ko hari n'ibimenyetso bikwemerera kunyuranaho. Rero ikintu uba wakwitondera cyane cyane ni nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho, kubera ko kunyuranaho mu ikona ntibyemewe, kubera ko hari intera runaka utaraba uri kurebamo. Rero niyo mpamvu duhisemo a. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turi wahisemo. Ndizera ko nimuramuka mugiye mu muhanda muzajya mwirinda kunyuranaho mugeze mu makoni. Rero nakeka ko ramusitamo igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Murabizi bino bimenyetso bimurika bikoresha amatara 3 ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. Usanzemo umuhondo uba wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Kongera umuvuduko. B. Kugumana umuvuduko wari uriho. C. Kwitegura guhagarara. D. Gufata feri cyane. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C. Kwitegura guhagarara, kubera ko bundi habaho amatara 3, kubera ko babonye batakoresha 2 ngo genda hagarara genda hagarara genda hagarara, bakoresha n'indi zakubwira ko ugomba kwitegura guhagarara. Kubera iki? Kubera ko bavuze ngo genda hagarara, birashoboka ko hari ibyo bavuga ngo hagarara hari ibinyabiziga biri muri hagati, bikaba byafunga ibindi byerekezo, bikabangamira ibindi binyabiziga bigiye guturuka mu bindi byerekezo. Niyo mpamvu bashyizeho amatara 3 kugira ngo haka icyatsi ibinyabiziga bigende, haka umuhondo ibyamaze kurenga wa murongo bigende, ibitari byawurenga bihagarare. Noneho haka umutuku nta kinyabiziga kiri muri ya hagati. Rero iyo hatse umuhondo, iyo wamaze kurenga wa murongo urakomeza ukagenda, iyo utari wawurenga uba wahagarara. Rero iyo hatse umuhondo ugomba kumenya ko ugomba kwitegura guhagarara. Ndizera ko ramustamose, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Isomo ry'ibimenyetso bimurika nari bakoreye riri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Musubireho murirebe kugira ngo ibimenyetso bimurika byere kujya bibagora. Kibazo cya 16 kikabaza ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana wakora iki? Ukurikiranye na ambulance. Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Kugigamira ku kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B. Kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C. Kugumana umuvuduko wari ufite. D. Guhagarara bitunguranye mu muhanda. Uba wakora iki uri kugenda mu muhanda ariko ukurikiranywe na kiriya kinyabiziga gitwara abarwayi kandi cyacanye amatara y'intabaza? Uba wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni A. Kugigamira ku kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Batubwiye ko cyacanye amatara y'intabaza, kenshi kiba kigiye kuzana umurwayi ukeneye ubufasha bwihutirwa cyane, cyangwa se kigiye kiramuzanye ku bitaro cyangwa se kigiye kumufata. Rero ugomba kugigamira ku kanya ndetse byaba ngombwa ukaba wahagarara mu gihe waba ugeze ahantu guhagarara bitakubangamira cyangwa se hari ibimenyetso bikwemera ko wahagarara. Ndizera ko ramusitamo A. Ndizera ko ramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo wifuza kugana ibumoso imbere yawe. Kubera iki ushaka umwanya mwiza kandi uhagije? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga wifuza kugana ibumoso imbere yawe. Ese ni ukubera iki ugomba kuba ukeneye umwanya uhagije kandi mwiza? A. Kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga gutambukaho. B. Kugira ngo ubone neza ikindi cyerekezo ushaka gufata. C. Kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora. D. Kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kukunyuraho mu ruhande rw'ibumoso. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni C. Kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Impamvu ukeneye umwanya uhagije no kugira ngo abandi bari gukoresha umuhanda bose bamenye icyo ushaka gukora, utabateza ibyago, kubera ko ugiye gukatira ibumoso
kandi ibumoso haba hari kugendwamo n'ibinyabiziga biri kuza bituruka mu kindi cyerekezo. Rero ugomba gukenera umwanya mwiza kandi uhagije kugira ngo abandi bose bajye baramenya ko ugiye gukatira ibumoso n'uba ucanye nk'ibinyoteri bahite babibona. Ndizera ko uramutse se, ndizera ko uramutse cyandika ku gapapuro utari wahisemo n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa wowe turi gukosorana ikizamini urabona gifite ishusho? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B. Umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Mugiye kuri D bari kutubwira ngo aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Hano wangu iyo bonye kino cyapa uhita wongeza umuvuduko ukatwarira hejuru ya kilometero 30 mu isaha, kubera ko ari kuvuga ngo umuvuduko muto ntarengwa utegetswe, umuto ugomba kugenderaho abe ari uwo nguwo uri mu birango. Muri make utwariye muri kilometero 25 mu isaha bakwandikira, ariko utwariye muri kilometero 80 nta kintu bagutwara. Bari kukubwira ngo ngeze umuvuduko umuto uri buze kugenderaho abe ari uwo nguwo uri mu birango. Kino cyapa nacyo kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Unumvishe igisubizo urumva harimo akantu gategeka. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose gishobora kurenza kilometero 40 mu isaha kiba kigomba kuba gifite icyerekana umuvuduko kiri ahantu umuyobozi areba neza, kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ntabwo ugenda uri gupima rero ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko? Ntibwa cyangwa uhite wihura mu muhanda ngo ugiye gutwara ikinyabiziga. Oya, hari ibyangombwa uba ugomba kuba ufite. Ibihe? A. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro. B. Ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. C. Icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Kugira ngo ubashe gutwara ikinyabiziga mu muhanda biteganywa n'itegeko, uba ugomba kuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro, ari byo mwita perime cyangwa se kategori. Noneho n'ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, ari byo mwita insurance mu cyongereza cyangwa se assurance mu gifaransa. Ukaba ufite n'icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A. Nyuma y'umwaka umwe. B. Nyuma y'imyaka 2. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Nyuma y'imyaka 2. Ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. None icyo cyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga baguhaye yari ku binyabiziga bikora ubucuruzi kimara amezi 6 ukazabona kujya gushaka ikindi. Byaba ari ibinyabiziga bidakora ubucuruzi kikamara amezi 12 cyangwa se umwaka ukazabona kujya gushaka ikindi. Ariko waba ukikigura kigira igishya ukazagenda kugisuzumisha bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Ndizera ko nicyo kibazo kindi mvuzeho niba kikubaza uhita ugikora. Ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2, ariko icyo cyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga baguhaye yari ku binyabiziga bikora ubucuruzi kimara amezi 6 ukazajya gushaka ikindi. Byaba ari ku binyabiziga bidakora ubucuruzi kikamara amezi 12 ukazajya gushaka ikindi. Ndizera ko ramsta mobi, ndizera ko ramsyandika ku papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije,
kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe uhita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori zose cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo kuri provisoire. Mu turere twose ibizamini biri gukorwa. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari hafi, bari nko mu mujyi wa Kigali cyangwa mu buryo bwa online. Uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se ukaba uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukundira ngo uze twigane mu ishuri, uduha amasaha ubona abonekaho ku munsi akunogeye, nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka twakwigisha. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789931626 tubigishe. Mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, cyangwa se mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza, twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626 tuze tukwigishe mudasobwa, nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Ibibazo biri gukunda kugaruka, jya urakosora kino kizamini, kandi uramutse ugize ikibazo ukabura umuntu baza, ujye unyandikira cyangwa umpamagare ngusobanurire. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.